Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Tugiye kuganira ku bintu bitanu bijya bituma umwana uri hagati y'imyaka 2 ndetse n'imyaka 3 ashobora kurira bya hato na hato, nyamara umubyeyi ntako atagize kugira ngo amwiteho, ariko ugasanga hari utuntu tumwe na tumwe twagiye twibagirana tugatera umwana umunabi, noneho bikazajya bituma agira amarira ya hato na hato. Iyo bimaze kuba igihe kirekire ugasanga umwana ahora mu marira, nyamara hari ahantu byapfiriye. Ikintu cya mbere tugomba kumenya kuri aba bana ni uko uyu mwana uri hagati y'imyaka 2 ndetse n'imyaka 3 ni umwana ushaka ubwigenge, cyangwa se ushaka gukura akamera nk'umuntu mukuru. Aba ari arwana intambara yo kugira ngo nawe agere ku rwego nk'urwo namwe ababonaho. Ashaka kwikarabya, yumva yabishobora, yumva yakwiyambika, yumva yakwirisha n'ibindi bitandukanye. Yumva ikintu ahisemo cyakorwa, niba ashaka kujya hariya, niba ashaka kwambara uyu mwenda, ibintu bitandukanye bijyanye n'amahitamo ye, ni ibintu uyu mwana aba akomeyeho cyane. Kugira ngo rero mubigendanemo neza, birasaba kwitonda ku buryo utaza kumukomeretsa, noneho bikazamuviramo guhorana umunabi w'igihe kirekire. Ahangaha batugira inama yo kuba hafi aba bana, aho bishoboka ukamureka akagerageza. Niba ashaka kwikarabya cyangwa se ashaka koza udukweto twe, ukamurekera uwo mwanya agakora ikintu yumva ashaka. Niba ubona nta ngaruka runaka kiri bumugireho, ukamuba hafi ku buryo agira ubwo bwisanzure bwe agakora icyo kintu, noneho wenda nyuma ukaza kuba ugisubiramo cyangwa se ukongera ukagikora neza, ariko nawe wamuhaye bya byishimo bye byo kumva ko yakoze ikintu kandi akikoreye we bwite we ubwe. Rero batugira inama ko uyu mwana uri hagati y'imyaka, iyo abona uburenganzira bwe bubangamiwe cyangwa se amahitamo ye atari guhabwa agaciro, agira umunabi. Noneho hahandi usanga umwana arira bya hato na hato, ukibaza ikibazo afite ukakibura, nyamara hari ahantu byapfiriye utitayeho. Ikintu cya kabiri gishobora gutuma uyu mwana agira amarira ya hato na hato, ashobora kuba ashaka atansiyo cyangwa se ashaka kwitabwaho no kumuba hafi. Muri iki gihe murabizi ababyeyi bahugiye mu bintu byinshi by'akazi n'ibindi byo gushaka imibereho mu buryo butandukanye, noneho rimwe na rimwe ugasanga nk'umubyeyi ataha bwije, umwana yaryamye, azindutse umwana atarabyuka, cyangwa se niba nahari yabaye bize mu matelefone cyangwa ibindi bintu bitandukanye, umwana ugasanga nta mwanya uhagije amufitiye. Ibi rero nabyo bigira ingaruka ku mwana, ugasanga umwana yagize umunabi, arahorana amarira ya hato na hato kubera icyo kintu yumva abura muri we, uko kumvwa, uko kwitabwaho n'umubyeyi, uko kumuganiriza ntabyo abona, kandi muri we arabikeneye kuko uyu mwana aba akiri na muto cyane. Rero ni byiza ko umubyeyi agomba kwigomwa mu mwanya we muto ushoboka, akegera umwana akamuba hafi. Niba umunsi wose batirirwanye, nimugoroba agashyira hasi ibintu byose, agashyira hasi amatelefone, akirengagiza imirimo imwe n'imwe imukeneye, akagira umwanya muto aharira umwana, kugira ngo umwana yumve akize stress zose, yumve aruhutse aguwe neza. Ibyo bintu bizatuma uwo munsi ugiye gukurikiraho azagira akanyamuneza, kuko yaraye ari kumwe n'umubyeyi we, yaraye yumva yishimye, akazinduka ameze neza ndetse akanirirwa neza.
Ikintu cya gatatu gishobora gutuma umwana agira amarira ya hato na hato ni ubwoba, cyane cyane mu masaha ya nijoro. Aba bana baba ari abana batangiye kwiraza, batakirarana n'ababyeyi cyangwa se wenda bararana n'abandi bantu batari ababyeyi. Rimwe na rimwe rero ukumva ararize, ukamureba ukabona nta kibazo afite, wenda ukajya kuryama waba utaragerayo ukumva arongeye ateye hejuru. Ibyo bintu rero kenshi na kenshi hari igihe biba bifite aho bihuriye n'ibintu wenda yabonye mu bitabo cyangwa se yabonye kuri televiziyo, wenda mu mafilme, cyangwa se ibindi bintu yagiye abona hanze bikamutera ubwoba. Noneho muri ya masaha nijoro wenda atanasinziriye akajya abona ayo mashusho ari kugaruka. Rero ahangaha batugira inama ko aba bana ugomba kumwicaza ukamuganiriza, ukamubwira ko ibyo bintu yabonye ntaho bihuriye n'ubwo buzima arimo ako kanya. Niba ari mu bitabo, ko ntaho icyo gisimba wenda kiri mu gitabo ntaho gihuriye n'ako kanya n'ahantu ari. Ukamubwira ko afite umutekano wuzuye, ukamuturisha, hanyuma wazajya ubona umwanya, niba ikintu yatinye kiri ahantu runaka, ukamujyanayo, niba ari igitabo mukagisoma, ukamusobanurira ko ibintu biri mu bitabo ari ibitabo ntaho bihuriye n'ubuzima busanzwe, ukamusobanurira ko igisimba wenda yabonye ahantu runaka hanze ntaho gihuriye, kitamusanga mu nzu ngo kize kimuhohotere. Mbese ukamwereka ibintu bitandukanye bijyanye n'ukuri kw'ibintu. Ibi ngibi bizamufasha cyane. Ushobora no kumuha urugero ukamubwira uti nanjye nkiri umwana najyaga wenda ntinya iki n'iki, ariko maze gukura naje kubona ko ntaho bihuriye, cyangwa se ari agasimba katanaryana. Ukamuhumuriza mu buryo butandukanye ku buryo atazongera kujya arara ashikagurika. Kandi biba byiza nanone iyo umwana agiye kuryama ukamuryamisha neza, wamuganirije, wamubwiye udukuru agasinzira muri kumwe, cyangwa se wamusengeye ku bantu basenga, atari ukurekura umwana ukavuga ngo nagenda ajye kuryama wenyine gutyo, ahubwo ukamuherekeza agasinzira neza, ukamubwira ijoro ryiza. Ibyo bintu byose bizamufasha kurara neza no kumererwa neza, atarira bya hato na hato, adatuma nawe ubyuka kenshi mu ijoro ujya kumureba. Ikindi kintu rero twasorezaho ni igihe ibyo bintu byose tuvuze iyo bititaweho neza, ugasanga byabaye byinshi mu mwana, noneho usanga arira bidasanzwe, ugasanga ni wa mwana uhorana umunabi, ugasanga ni wa mwana uhorana amarira, bitewe n'uko hari ibintu mwagiye mwirengagiza igihe kirekire, ugasanga zamugizeho ingaruka runaka zishobora kugira imibereho bishobora kumugiraho imimerere mibi muri we, akumva ntameze neza. Ibyo bintu byose rero n'ibindi bitandukanye, umwana biba bisaba kumuba hafi. Niba umuhinduriye umukozi ukamuganiriza, ukamubwira ko ari umutantine mwiza, cyangwa se ari umuntu mwiza, uje ngo babane, ukamubwira ko nta kibazo, ko nawe azamukunda, ukamuhumuriza. Niba ari umwarimu ahinduye ku ishuri ukamuturisha. Mbese umwana biba bisaba ngo umuturishe, umusobanurire. Buriya iyo umwihoreye nicyo kintu abana badakunda, ariko iyo umwicaje ukamubwira uriya mwarimu ni umwarimu mwiza, ni nka wa wundi wari ufite, muzagirana ibihe byiza, uyu muntu uje ngo tubane hano mu rugo nawe ni umuntu mwiza, gutyo 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 ukagenda umuba hafi. Ibyo bintu bizamufasha cyane. Niba wimutse ahantu ugiye ahandi, mujyanye ahantu runaka, ukabanza ukabimubwira uti tugiye kuva ahangaha tujye hariya, bizamufasha kugera aho hantu yumve ko wahamubwiye kandi ko wahamukundishije, yumve ko aho hantu hatari ahantu hakwiye kumutera stress, ahubwo ari ahantu ho kwishimira, ari ahantu ho kumva yisanzuye afite umutuzo.
ndabashimiye cyane rero mwese twabanye, mbasaba ngo mukore like, mujye muri comment mutwandikire, kandi tuzishimira kubasubiza. Imana ikomeze kubana namwe aho muri hirya no hino, naho utaha.